n'isi abo kakunyizera ndasana uriya mukobwa yakoze ukuntu yiremereza none ikibuno koko kigatuma agenda agakuraho telefone manzi ikibuno ari namuhaye kimwe cya plastique sheri kimwe cya oje iki kutiye asagiye abakobwa se bamenye ibyaha agira iyo ajya ko aricyo kibazo cye ntabwo agira yajya uriya kibona yabonye igiprote cya danje cyahehe ko ari ukugutira ugakirirwa kata muri karitsiye heza agakuraho na telefone gusa yakiriyemo angana none se ubwo ukaba ushaka kumbwira ko yaba yarakigurishije se utakigurisha nose ntihariho abantu bagura ibibuno byawe ukazuye ariko usikora umusazi nose akibonye yakanga kukigurara ngo cyarambawe cyangwa zaba bafite n'ikibazo ikibuno akakigurisha icya plastique ntawe utakigura ikibi ni kiriya kindi cyari gisanzwe kimwe icyagiye urabizi ko twavuganaga imbwiye ko cyanahingamye ako kira cya plastique nizo utakigura uriya mukobwa n'ubucobwe bw'ubugegira kwirirwa avuga abantu no kwirirwa tiratira utuntu atira ibintu bibiri ikibuno n'isakoshi kambi musengeye kuko nazamwanika subizi ukuntu ndi umusazi twahura no mu nzira urabizi namushwanya gusa ntago mazi njye namwiciyeho ahantu babaga barahimutse rwose yari amaze kundambira yirirwa mbwira ibintu bimwe gusa bimwe bidafite ikintu na kimwe kizima binyungura mbonye rero rwose akureba shakira kibuno ukuntu nagiye rwose imana nkakizana ngo ntije umuntu ibaze nkurikije ukuntu ateye buriya afite nk'umuntu yagiye yiyemeraho ati njye mfite ikibuno cya oji cyiza cya plastique kitari n'icyo kindi cy'imyenda ukora ukumva ari ikibuno buriya njye simbizi ko ariko byagenze ariko nkurikije imico ye ni ibyo ngibyo yagiye ajya kuvuga arashushanya arabeshya aje amwemerera ko ari iki ntiyanamubwiza ukuri ko atari iki mbwira ubu ni iki gituma nyine yumva yuko agomba kujya simbizi umuntu akuraho fone kubera icyo kintu ntabwo ntekereza ko ari yo mpamvu yamuteye kuko arabizi ko ndi umusazi arabizi ko banayingiye wanzi ko cya kibuno nakiguze amadolari 300 ibaze ubwo se yambwira gute numubona nugira imana ukamubona ngewe ukuntu wamamagaye nari nzi ko hari ikindi kibazo kiri seriye ufite shana icyo nyine gusa si inshuti yawe se sinamumenye kubera wowe ariko ntabwo natekerezaga ko umuntu nkuriya w'umushuti twamenyanye uri kumva yakifata akanwarira ikintu ntakimutije wamumenye kubera nge shari ariko nanjye namuretse ubireba n'icyatumye murekura kizi ntabwo nabivamo ese njye nari mbizi ko wamuretse nakambabare cyane nabikubwiye nyine ubigira imikino ariko ntabwo nagomba kujya kumureka ngo nawe mumenyeshe ko numva gutuntu mwapfuye ari ubugori kumbwira ngo mwasohotse ngo arangije ngo agutwarira boyfriend ngo ubona basike bavugana numvaga atari ibintu ngo wakomeza ku buryo mutandukana erega umuntu nubwo yagenda n'uwo boyfriend nubwo yagenda akagenda ntabwo njye mba naramubyaye ahubwo iyo nshuti yanjye igiye kumubwira ibiki none se ubu ngubu ko arimo rirukanka ubu arimo ararara hirya no hino kwepa ngo utamushaka ukamugwaho ukamwaka icyo kibuno sibyo arimo rero umuntu mwabicuta akakugeza ku kiko umva icyo mubwiye cyo njye nta muntu ujya ndya kandi nawe urabizi mbabarira niba ari byo bintu byatumye nzana hano nigendera hari umuntu ugomba kujya kureba sibyo ubwo nta kintu mfashije ntabwo wandangira nari ntabwo nzi ahantu aba ni ukuri ntabwo mazi reka nkubwire ikintu gishoboka sibyo ninza kuva ahantu ngiye kujya ko byihutirwa pe ntabwo narenza 10:30 ntarajyayo nimvayo ndagusezeranya hari umuntu umwe nzi ushobora kubaza iwabo ako sinatuma nawe mumenyana ko yabura ndi kumumenyera nibikunda ndabahuza nabyemera cyakanyereka ahantu abo genda kujyana cyesho sawa nari kandi merci ngene kuko rwose ndumva byanishije umutwe none ejo bundi nabonye prote man nshaka kucyambara cyari ikitipe cy'Ikinyangeria cy'ikibogari kimeze neza kiri gushaka umwana ufite nyashi nkabona zino zanjye ntabwo zihagije ariko ibintu
tekereza ikibuno cyawe naricujije pe naricujije na nisa umve ngo umutwe uri kunje shurekana na nyungurira nigendere kana uwo mukobwa w'umusazi yewe nayo wifa asonzemo si wowe wamumaye namuguhaye ndakubwira tumenyana nyungurira nigendere Nukujya gutangira kugwa kuri niba. Niba y'ikiburaso. No. Nukujya kubabwira ibintu byakubaye. Urazi batarakwiye. Ukumva yarakoze. So kwiba ibyo ngibyo. Cyangwa se inshuti ziragwira pe. Niki se kandi? Nuko imodoka yanjye yanze kwaka. Yanze kwaka? Kubera iki? Ndabizi. Imodoka z'amashanyarazi nazo. Ko yanze kwaka biri seri? Biri seri? Ukagenda ute? Ndabizi kunyumvira. Kandi umushiti wawe yarambwiye abashanga. Ino modoka bagwaye ntabwo uzi kuyikoresha. Ninde wabikubwiye? Umushiti wawe. Birakana ninjajwe rya. Ngumva umugabo ngo arayikubise. Bityo uzi ngo nugushorera imbere gusa. Ngo nuzi no gufungura. Buto nabyo uzi ntabwo uzi gufungura kafe. Ariko. Wese abizi ubu ngubu ari. Ntari kugukwepana n'ikibuno cyawe. Birekana n'abantu bw'ibintu. Umva nta kari gacemura nyango wibagirwe. Ko nanjye ntazi iby'umuriro. Ndekana n'ibyo ngibyo. None se ubundi ubu twe twakora imodoka turabakanishi ko. Hari umukanishi tuziranye mu guhamagarira. Ngaho mba none wewe wageze mu bakanishi ese ubwo musaza wanjye yatunga imodoka nkayoberwa abakanishi. Musaza wawe uba mu Rwanda rimwe na rimwe. Mama kayitwe. Ese ubundi ubaye ikibura ko yari nzima. Allo. Nyiriwe neza. Ni Jazz. Musaza wa Fred wanyibutse. Mushiki wa Fred. Nagira ngo nyine umfashe. Hari umushiti wanjye wari waje kunsura ariko afite imodoka nk'indi ya Fred n'ubundi. Ariko yamupfiriyeho nyine yanze kwaka. Yababa we. Ubu sumfashije iki? Shano kuri wabukoze pe. Sawa. Murakoze. Baraje. Ngo ntabwo harari icyango. We, ariko ngo agemereye ngo agiye kumweza nimero z'abandi bantu. Aze baturebe. Kawa. Shari ibintu by'abakanishi nabyo. Irarura. N'isubi ibi ni iki koko? Ubundi subibaye. Sha. Yazi koherereje se. Mbabarindire vuba ufite gahunda n'umuntu. None uko turagira gute? Naje byashobeye kabisa. Nabuza amahitamo. Dore nyamama. Nambwiye ngo nagusubiza inyuma akazi. Ka kazi nitubona nako kukugurisha bakadufaranga. Ako mukongera mukanye bamukangarura. Kandi oya nuko kugumana amafaranga menshi cyane. Utwaye kuboko. Utwaye impyiko. Pi. Pi. Yarakamenye. Akozo nanjye gusa ifaranga. Ukundu. Ko ndabona none si dushiro kuja kwiba. Naje nkeneye ifaranga akintu tuzo kwiba nawe. Kwiba byo wapi? None. Tuzakora kandi kazi kose. Ariko ko kwiba kwica. None uko turagira gute? Wowe uko nguko nta muntu wo ufite byibura uhamagara turebe ko umutonisha ifaranga. Iminsi yose arye yanga gusa ikanga gusa. Burundu. N'umugabo ukwemera kutwe ifaranga. Iminsi yose ntisa byanze naho manini. None turagira gute? Turamugurisha. Turabwiriwe turaburaye. No? Turamugurisha. Baravuga ngo nta mwana w'umufundi ngo ubwirirwa na burayi.
nta mwana w'umufundi ubwirwaga na burari bivuze ngo turarya Bretse turi buze kurya sinzi aho bivuga uvuze gukinda ucubufundi Burare gute ntago ajya abwirwa uje gushaka ahandi aho Mwemuretse ni kai ko muravugana nawe kabisa oya imodoka Bretse oya turazikora zimwe zintuza za modoka z'ibinyabibi tuzikora cyane tuziko harugura byose nta kintu kimwe tutazi byose oya gira yita kuravuga utarayitanga tanga iyi nimero se ndibaza bazikura no kuri MTN gutanga nababwiye sawa nta mwana Icyano no yabera aravuze nta mwana w'umufundi ubwirwaga burari ariko akubwira tubure mwemuretse za modoka z'ibinyabibi za zindi ko twe turashaka ifaranga sha ikindi kintu tutari dushaka ijamo umuriro ijamo na essence n'uyikubita amashanyarazi akakurahira igikamyo duherutse gukora ubushize uhari ukizi wowe niko ni hamana twarasunitse tubona kiratse kubera ikindi iyo tutayikora ifaranga tugiye gushaka turayikora kandi rakunda ko zizazigora ariko tugenda turwane nayo sha ushobora no gusanga ari n'umugabo wari umuntu w'ibukire w'ibirere aho ngaho gutya nkagenda nkamubeshya cyane nkamushuka utuntu kaduha amafaranga yashaka agasigarana imodoka yanze gukora ko tukamushuka nkamwikaragaho nkamwigiraho utuntu nyine natwe turi mu byacu namwe muri bo muriko gushora mubeshya ahubwo mureke mbabwire mureke dusenge ubu nyine tugere Imana dukore igitangaza itababona kirasabye amasenge tuje gushaka ifaranga allo we Kasimu yaramaye nimero zawe uri umukanishi nyine ngo waza ukamfasha kuri za modoka z'amashanyarazi uri hano hafi se bwambwe kukorera muri zino quartier sha wabukoze banguka kabisa kuko umuntu ipfiriyeho yihutaga ndakuyobora nta kibazo we nugera muri kariya gahanda nyine kaho ngaho mukorera ukomeza imbere gato urabona igipangu cy'icyatsi wite ukomanga kuko nicyo cyonyine gihari aka gahanda dukoreraho nta kibazo ubu nyine ndahageze ubu nyine kingura ndahageze oya ndaje tugende ko mutinda tugende mu kazi tugende tubabeshye nge nigira gushira usenge nababwiye ngo ntaki turarya imodoka nimba ari nk'umwana imodoka nimba ari nk'iki singeze ahari nzima we nuko nyine imodoka bisaba kuyitaho buri kanya hari igihe n'uyiparika iri nzima wajya kuyatsa ugasanga ariko zino z'amashanyarazi sindamenya n'ibyawe niba nanjye nziga umukanishi nkajya nyikorera ntabwo mbyumva cyakunyura uri nko munsi y'imodoka na use komuri gusiga tugende ayiwe kuraza izanya akobasha umunsi tugiye kugifaranga ayiwe ndebera noneho fotora wa banza fotora jiri fotora yes gira fotora uri hariya wawe uri mubi kunda mese gira shaba azabone ko nanje nkandagira aho barandahira murebe ko ndagaragara nimwe bakanishira nitwe tuje tugiye gukora ayiwe wangu urebe noneho dore ayiwe noneho kwini imipanga niki
ubira gutema Irasa n'imikasi wa. iyi ngiyi ijya mu mihango igira nyababyeyi wasanga ifite ikibazo mwe muri abakanishi kinga imodoka niba zo kwihagararaho ku muryango Ifite ibibazo byinshi wa. Imodokari nayibonye ifite wabibonye ibihe bibazo Ifite ibibazo byinshi. vaho Aya ngaho marasoro yonyine ko ndabona ko imodoka igira rasoro ni igare kirishegana ibintu urebe wa. Turebe ka. ariko Abantu batuzaniye abasore. aba nibo uyu nguyu kinga imodoka nabyo birayica umva mureba kunobera imodoka mu mbwira wowe yahiye ko ariko Ntimwaduhamagaye umukanishi ninde cyangwa n'iriya uzenguruke uhagarare hano ni ngaho ari nawe uri umukanishi birayica ubu nawe uri umukanishi birayica ibi byose mfite bene izi modoka z'ibinyabibiri ziba zikeneye ibintu byinshi ab'amata ab'amazi kinga nabyo umwanya umaze uhagaze aha nabyo ubwabyo birayica utangandagira umukobwa bro ntabwo twabasuhuza twaje dufite amashyushyu twabonye imodoka nziza komera cyane kubera gukunda akazi muraho neza njye nitwa Kabuto none mwaje hano gukora iki nije uhagarariye bano aha mu biki nije mukanishi kayo wo nduza ba mugabo ya data yiko Sebujambi. Sebujambi ukwa wewe ukwa soko kubanzamira ntabwo ari isoko kurwanya ari ngombwa n'ukuri mumfashe mfite gahunda zo kwiga niba koko muri abakanishi mumfashe mwigenge kurabona si bidukari ibi iheruka mu ntabwo mubaze n'ubizi iyi modoka iyo ivuye nkangaha ujya ubona munsi aba bantu bambarije niba ari bwo koko bakurangiye Ariko seka. imodoka ijya mu mihango ntageruka Ko bari kubezinga nkaho batatwize. kandi babanze none imodoka ijya mu mihango babanze aho mwabereye Nibyo dukore birayica. icyashize. nibyo bibuza Umva. ibihe uko muyega Umva muceceka. Ndabona urugo rwanjye mwaruteruye mwasakuje mwaruteruye. Mbere na mbere muzanywe n'iki hano? Nahamagaye mukanishi sinigeze mpamagara batari y'abakanishi. Twaje gukora akazi. Okay, egereye mwenti babakeneye muhagarare hari. Hagarara hano. Nije mukanishi twavuganye. Nitwa Kai. Aba rero n'abayede bawe. namaze kwivuga Uyu nguyu ni mukuru wacu. Uyu ni mushiki wacu. Papa yaciye inyuma mama babyaruye. ubwo ikintu kiri kunyobera ko twashatse umukanishi mwumvuzanye mukuru wawe ngo niba ari na mushiki wawe Tuzadufasha. Kino gasinzi kugikoresha. Nuzi gikoresha. Buri muntu afite icaza hangaha. izi si tugira ikibazo. Ahubwo Oyaye tuzadukora akazi wabahaye. nibi birayica kwegamira Fata neza nawe fata neza. none ngo ibi byagenze gute je barankunda ntibatse Turamukunda pi urabona papa tugeze ino. Yaciye inyuma mama. Mama babyaruye. Urabona turesha. Niyo mpamvu aresha gucya du. ariko turamukunda cyane. Niba ari umutu dukunda mushiki wacu. Nguyu Turamukunda cyane. niwe animatrice. Bonzo uzubika ifaranga nini? Secretary. Comptable. Comptable. Azaba secretary akongera akaba comptable. none reka mbabaze yewe ikintu nabakundiye murasetsa ariko ikintu nibaza muzi gukora imodoka none kuki mwaje muri benshi Uwo ni umwuga uva kuri basokuruza. none se mwaje muri benshi kubera iki n'umurage baturaze mujye mugendana sigana buri umwe afite icyo akora Buri wese hari specialist. Mwawe ukora iki? byemenya imodoka zijya mu mihango nkamenya yagiyemo ifite nyababyeyi Cyangwa se inkwe essence. Hari n'izimwe kivuguto. Yogurt. amata niyo mpamvu Sureba. Hari izimwe amazi. Hari izimwe amata. Hari izimwe amavuta yitwa hagiye yawe yabaye gute? nayicanaga bikanga Wayicanaga bikanga. Ikibazo cyorosha wa. None imodoka giwe yanze kwaka. Hari amazi. Izi modoka izi z'ibinyabibiri zizazimwa abantu se zizazimwa oya ni nyabibiri narayizi zizazimwa amazi yitwa nyibutsa wa zizazimwa kurante Ni kurante. zibone secretary uzuko mushaka muri bakanishi ariko kwe turabakanishi bama Ahubwo se bavuze n'icyo bamajaribu niko shaka. niyo pe Wibutse no kwaka n'urufunguzo byibura ngo winjiremo indano urebe ikibazo. ukuga tugiye gukora
bano Ifaranga. baregerayo aduha ifaranga iyi mbere yuko dutangira ifaranga urambanza udutumira ifaranga zo kuja kugura kuranti uyu secretary niwe muziga natwe dusigarega mu kazi na mayonnaise siziza zijamo mayonnaise zandi bazapompa ariko mayonnaise y'umukara iba ari umukara cyane cyane bazayishyira n'amata ashobora kuba ari gushiramo ushobora gushiramo n'inshushu tukavangana niyo oya inshusho nayiza turayifite nta kibazo ese muje kunyicira imodoka cyangwa tuje gukora imodoka yawe turayikora kandi ariko rero wabona bari kuvugisha ukuri oya ibintu bya mbere bavuze bya kuranti byo nibyo na mayonnaise nayo wayivanze n'inyange nibyo n'inyange ukabikora ari ukuntu uvanga mayonnaise ntizongera gukura n'inyange ugashiramo ka kuranti ntuzongera gukenera ariko bareke bakuri nakure undi duha kutabiha ifaranga twebwe reka tugukorere imodokari uzasigara dushimira mu nyuma nshyiraho kuri telefone genda muvugana yaguye mweguke ngaho ube nkwita ufungura tukingura ufungure naho egura kizacyeguka ariko kizacyeguka ushaka gufungura hano turashaka gufungura hano turebe none egura sha egura ntabwo urufunguzo bano bahungu ntabwo n'abasazi urufunguzo hano nta rufunguzo ruja ahangaha aho urinjiramo gute hano urinjiramo oya hano nzi kwakira hano harakira reka mufungure wese manze nkore muni imbere turaza aho ngaho wegera hirya hariya yikora ayiwe ese uku ni mu umuduga wa ukunojamo n'aya mahuzo iginkwi ndamanyanduza iyi modoka ubucafu ayiwe mfite ubucafu wa ndinjiramo n'ibirato kuramo ibirato kuremo no yanduza fasha fata gushya cyangwa nkuremo n'imyenda oya yinjiramo gutyo nukuramo imyenda yose uravuga ngo wasaze ayiwe akira ikintu ariko kirane banze mwe ahubwo ari nshi nawe banza wishare urebe iranepa ayiwe icarure wikoraho wikoraho umva ukuntu biri kunepa wa ese kiriya ni ikiwa iki ngiki kandagira umutima kiza kigira kiza kongera umuvuduko kandi uwo witora ikanyaruka naho ngaho ukora banza gukora kino sinzi abantu baza bakijomba ameze nk'urufunguzo ubona ko gisa na tuno ariko aya mahuzu do reba wa ngaba mwino mbo ntaza so dore amahuzu n'amasahani iyi ni inzu reba inyuma amasafuriya uko nyine ari inzu abamo ese murayikora cyangwa muri mwibere mu byaha twatangaye iyi modoka irimo ibintu byose imeze neza umva murayikora cyangwa musohoke mugende turayikora abamo tugiye gutangira gukora ubundi ninde ugiye kuyikora abamo ari babeshya wa none dore uyu nguyu kera uri mu bihe njye nabirambiwe uri mu mfasha ari fata n'ibindi niba mutazi gukora imodoka mugende turabizi uretse bazaho genda hari imbere ho none wa ufunyuruje ariko aba ntibagiye bagiye gufungura ibi ni kandi gica womenya gutwara wa imodoka irajyo kandagira hariya akandagira ibice arakandagira ajya ko turareba n'ibigenda ibihaye igenda mama iragenda itari kwaka koko none wa vamo ndi kubona muri zakunaniye vamo kweli je ndibuka ahantu ngomba gukora vamo shaka uko gushaka kujya umunyenga oya vamo kweli urabona ko umunyenga se oya dukora imodoka cyatuzanisha mugire mfite gahunda ndashaka kugenda ntabwo rufite ayo kuga ajya wavuze ngo yanze kwaka yego none se uri kubona iri kwaka reba hariya muri taburo ntabwo yaba taburo ni iyi hangi ibirometero byashize ni televiziyo none hano bahunguze ko ari abasazi none mvuye ndi kumuga muri taburo akareba muri ega genda hari imbere ndabonye ngo turebe ibibazo genda nkubwiye ayiwe impamvu itari kugenda dore iyi irakinguye kiratera gutya n'uyu muryango ukinguye ariko ndagusetse fungurisha umva wa karavuga ngo ndiri kwaka nta rufunguzo rurimo ntabwo urufunguzo ntabwo urufunguzo dore none urufunguzo ntabwo rwanda nta amaje ariko
Wahe. Kwarakutujabira Kopatse imodoka. Ubuzima bwiza ukuri. igihe cyose mwahereye gutyo Uzi ko bano bahungu nta modoka bazi gukora. Turabizi. Ntabyo muzi. Nta modoka igenda itagira urufunguzo. nta y'igitunanira Ubu ngubu ntabwo iyi muri kure aho bayicana. Twakoze cya gikamyo cyanduza. yaraduhaye urufunguzo urakora imodoka nta Konta rufunguzo rufunguzo. Ntabiko rwose. Shaka. Imodoka ntifunguye. Ntifunguye. Umva nsohokera mu modoka. Oya twabitoye. twabitoye. Genda hari imbere wa. Genda hariya genda Nsohokere mu modoka. Oya reka tuyikore. Fungura. Kizamure. Ariko rwose. shitura Kizamure. shitura Kirakomeye. Umva ntabwo ariko bagifungura. Nadufungurire inani. Nadufungurire. none se Korere bakanishi imbere. Oya rero ni modoka ntitumenye. niyo mpamvu Imodoka ni shasha. abakobwa nibo bavuye tudakora kuva kare badupinze bari bahagaze hejuru ntabwo byakunda Byaje None bafungurira iki? Numva ntabwo afungura Fungurira imodoka. umva njye nziza n'umuzamu wanjye None mwebwe muraduhamagaye ngo tuze gukora imodokari. None Dusubire muduhagaze hejuru nimutuma dukora kami sinshaka abasazi mu Reka mvuge wa. Mureke mvuge. musohoke ndavuze ngo musohoke Ikintu twashira kubona. Imodoka ni ya. ikibazo ni iki waje gukora imodoka waje Ikindi kintu. Imodoka abantu bayitereye gusa. Tiza ya. nta kibazo musohoke mugende nuko bari None musohoke mugende none faranga zinziza. imwanya waje mumbabare ya musohoke Nitse mumenya. reka nzanye ikibando No mutukize. Twebwe tuje nubwo mwebwe uriya mukobwa Uyu wanyu uri kugira nabi. uriya arimo arakora Tuzi gukora mu bazi gukora imodoka cyakora bazi abesiporo gusa aho barabashyira ku igihe bahere imodoka ijya mu mihanda nubwo ntazi iby'imodoka sindabona imodoka ijya mu mihanda uriya mukobwa we ni ikigoryi n'ukuri kw'Imana mbabare ndabigira wasi imodoka nkayisiga hano yisiga utaye mbabare nyisige n'itaye yisige kuko duhuye na bese